impungenge zinteye nuko imvura yazagwa ikaza ikanyirusa kandi imbaraga zo kuzamura iyi narazibuze. Ikibazo naba mfite cya nijoro. Mukarugomwa Tereza ni umukecuru uri mu zabukuru, atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Huye, akagari ka Muyogoro. Avuga ko adafite aho kuba, agasaba ubuyobozi kumufasha kubona icumbi kuko we ngo nta bushobozi yabona bwo kwiyubakira inzu. Impungenge zinteye nuko imvura yazagwa ikaza ikanyirusa kandi imbaraga zo kuzamura iyi narazibuze. Ikibazo naba mfite cya nijoro, ngira ikibazo cy'uko hagira nuza akahansinda. Ubu ngubu uyu mubyeyi akubwira nta kintu ngira. Ibishyimbo nejeje barabitwaye, amasaka nagosoye ari ku wa kabiri baraje barayitwara, radiyo, umurasire w'itara, pano na telefone babitwaye kubera yanaguye. Gitifu niwe waje ashaka n'ahantu hashakira icumbi arahabura, ati ngaho va muri iyi nzu ugende ujye kureba aho icumbi. Inzu nikubisemo batizana bine, mbega nza kubura aho mba. Cyakora abaturage bamwe baraje bashinga ibiti ndagendeza imiryango. Ubuyobozi bwacu ndabwemera, umukuru w'igihugu cyacu rwose ndamwemera pe, ni umubyeyi aradukunda, ariko jyewe ikintu numva ashaka cyanankora yenda no mu bukene wampize yo kubamo, nta kindi. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwo buvuga ko gutoranya ufashwa bibera mu mudugudu, ndetse ko ngo umuntu wese atakubakirwa na leta, ariko ngo ugize icyo akora leta ishobora kumwunganira. Ange Sebutege ni umuyobozi w'akarere ka Huye. Icyambere ni ubufatanye, kandi icumbi ry'umuntu n'umuntu akagira uruhare rwe kandi rugaragara. Icya kabiri bafite ibibazo n'intege nke mu mudugudu nibo batoranya umuturage utishoboye, kandi umuturage iyo bamutoranyije nabo baramufasha. Izo nzira ebyiri ariko ntabwo bikuraho yuko umuturage wese ntabwo ubwo bushobozi bwaboneka bwo kubakira umuturage wese, ariko twizera ko abaturage badafite ubushobozi bafashwa kandi bakaba batoranzwe n'abaturage. Niyo nzira nubwo yambere twakugiramo inama kwegera ubuyobozi bw'umudugudu n'akagari bakareba ibyo ashoboye, bakareba nawe ibyo adashoboye, hanyuma icyo gihe bakorana n'ubuyobozi bw'umurenge bakamukorera raporo, kandi ubufatanye n'inzego bagashakirwa ubushobozi, ndetse n'iyo butabonetse mu nzego z'ubuyobozi harimo n'abafatanyabikorwa batandukanye baba bahari. Ariko icyo nashimangiraga nicyo cyo kuvuga ko buri muntu ntabwo byashoboka ko buri muntu wese yakubakirwa na leta, kandi icyo twemera ni uko iyo umuntu ashoboye yakunganirwa harahageze ibikorwa. Mu karere ka Huye mu myaka 2 ishize hubakiwe imiryango isaga 725 itaragiraga aho kuba, ndetse hanavugururwa amazu asaga 500 yarashaje. Ngendahimana Jean Pierre,